ubwo polisi n'inzego z'ibanze zari mu gikorwa cyo kurwanya magendu. Muri icyo gikorwa bafashe baro 20 za magendu. Abaturage bari aho ngaho hafi bagerageje kurwanya icyo gikorwa. Abapolisi bahagaze iramanuka n'ibintu Nasa abantu yagize bahagaze hano bashobora gushimira ubugiye bari gupakira. Abasirikare bagira discipline. Umva ayo ni amasasu bari kuvuza. Ayo ni amasasu. Urimo urumva yuko ko bari kurasa. Urimo urabyumva? Nose byage ako si yo baza gucya bari guhamagara se yana masasa ari kuvuga nayo guhamagara abantu baza batabara byagenze uti aya masasa ari kuvuga bari kuyarasira reba imodoka yavuye hara kwa kira kigega iramanuka iza guhagarara hari aho ngaho uri kuhabona araka modoka kumweru kubona kuri iyo nzu y'ubururu nihiri dore imodoka y'umweru yiriya niyihirimye ivuye ruguru ku kigega irazamuka ivuye ruguru ku kigega ikigega aho uri kubona iramanuka hariya ihagarara hariya rero ihagaze yisha abantu benshi ariko ndi kubona haje n'imodoka yindi ya polisi ihari uri kuyibona hariya hora mupolisi ari hariya hora mupolisi wa ahagaze uriya uhagararanye na uriya ngira gutabara niho imodoka yari iri ruguru gatoya iramanuka ariko ndi kubona traffic ihageze yahageze dore hano ndi kubona umuntu umwe wakomeretse kanze mbagere neza ntabwo bova hano uyu basize kuri moto aho ngaho uwo mama bateruye umukobwa uyu ni imodoka inyuzeho ni benshi unundi yagiye bamenyanye na Tom yari umurambo no afite ninda uyu ni imodoka inyuzeho uyu yagiye bafashe n'ubu butabazi bw'ibanze ihangane mota tanga ubutabazi bw'ibanze nari mpari umudamu wanjye yicaye munsi yaho iriya modoka yakoreye impanuka ndagenda njya kureba ibintu acuruza byamagaze ubwo yarahetse uruhinja narebye kugira ngo mungishe ibintu byanjye ahubwo musanga njya kureba ukuntu bimeze fata bya bintu byenda bitwara abasha kugenda nanjye ndagenda ubwo iriya modoka hari umushoferi wari witwaye niwe ntabashije kubonaho kubera ko narindi kure ye hanyuma ahubwo njye narebye ukuntu inkeragutabara ziri kumanuka baje ndi kureba baciye gutya manza kiyongozi wabo yari igitifu umurenge kuko nta bandi bantu bari bahazi neza gitifu umurenge nawe wari wabaye kiyongozi wabo bantu bose harimo polisi harimo gitifu harimo ba mudugudu harimo ba kiyongozi w'inkeragutabara abo bose bari bashoranye hariya
ubwo ntago nanirwa kutabasobanukirwa kuko nanjye umutekano nawukoze imyaka 3 hano ndabisobanukiwe. Ubwo rero iri soko riremeramo abantu hafi 7,000. Mu 7,000 rero urumva ko abantu ni benshi cyane, ni uyu mujyi wose, ahubwo ni akarere n'igihugu cyose, kubera ko hari abavuye Nyamasheke, hari abavuye mu Ruhengeri, hari abavuye Kigali, hari abavuye Gisenyi, abo bose barangurira hano guhera saa 10. Imodoka ziba zateyemo hano ziri kubamena, abamotari babazana kuko n'abamotari parikingi yabo ni nkaho yibereye hano, ubu ushaka wese mubariza hano saa 12. Ubwo rero urumva ko umuntu wateje icyo kibazo kigatuma bino byose biba ni gitifu umurenge wabashije kuyobora icyo gikundi, ariko nawe ntago yabashije kuba yapanga abo bantu nawe adafite ababimuyoboyemo. Bigaragare ko ari Gisagara nawe yabashije kuba yahamagara gitifu umurenge, ni umupolisi ari ufata bino bintu byose biciyemo uyu mupaka. Yabashije kuba yabimenyesha uko biri kose gitifu umurenge nawe abimenyesha bari abavandimwe abayoboye bose bakora umukwa bumeze gutya. Ubwo rero imyenda bayipakiye bazana imodokari ya kabiri baje kubishyiramo, nibwo ya modokari yakoze impanuka, ibiragiye irahenutse igwa hari hepfo, ibintu bya birimo byose byagiye bisandagurika ntiwamenya ngo byajyanye nde, agiye byijyaniye nk'uyu nguyu atazi iyo byavuye, agiye byajyanye nawe utabiranguye, wa undi washoye ntabyo yabonyeho, wa undi washoye ntazi ngo bimeze ute. Hari igihe naba nayagujije ariko ugasanga ngiye guhura n'ibibazo byo kwishyura aya mafaranga kandi nazi n'irengero ryayo. Agahinda kari nk'abantu gucuruza muri iri soko, iri soko twari dufite agahenge, ubutaha bigeze kuzana nka gutya barabifata. Byageze barasa isasu rimwe, barashe isasu rimwe ryatumye rihuruza abayobozi batandukanye. Ubwo byageze bararicururutsa riracururuka, biba ngombwa ko babasubizayo, rya soko rirongera rirakomeza riraterana rirarema. Habagamo abazunguzayi b'indazi, abisambusa, ab'indege, ab'imyenda, ab'inkweto, ab'ibijumba, ab'ibirayi, ab'imineke, ab'imyembe, ab'ibikoma, ab'amavuta, buri kimwe cyose cyabaga hano. N'ibirayi byo mu mavuta n'icyo kurya ukakirira aho ngaho udatarambutse, wagera mu rugo ugahahira abana uvuye hano. Rirema mu gitondo saa 11 rikarangira saa 7. Ubwo rero murumva ko rino soko ryari dufitiye runini, ikintu cyaciye mu mupaka kigasohoka kikavara kikagera hano, icyo ngicyo aba ari icyacu, twebwe nta ruhare tuba tubifitemo kuko cyasohotse cyatugeze mu maboko. Kandi ubwo abantu baba bari no muri isoko naba babiranguye n'abavuye mu ni twebwe twirangure, twebwe uko turi nta muntu ujya kubyizana ngo azabitandikemo, ahubwo wowe urabituzana twe tukakwishyura. Urumva ko twe tuba twashoye yacu. Ubwo urumva ko rino soko ridufitiye runini. Iri soko uko biri kose, iri soko ririmo abantu hafi 7,000, rikavamo nk'abantu wenda nk'ibihumbi 3 wenda bisora, abandi 4,000 wenda nibirangura bikitahira. Ubwo rero murumva ko rya soko rirakomeye. Niba hari ibindi bibazo byaba bikomeye cyangwa byateje ibindi, ibyo birabazwa abo mu nzego zo hejuru, kuko sinibaza isoko rifite amakarita, sinibaza isoko ritanga amafaranga, kuba baribuza amahoro. Isoko rikubaka akagari kameze kuriya k'ibyumba hafi 7, buri cyumba n'amakaro, sinibaza ukuntu ryaba ridakomeye cyangwa ritazwi. Ahubwo ndagira ngo mbamenyesha abo mu nzego zo hejuru, bamenyesha nabo babwire ko nibo bantu bateje ibibazo. Nibyo ngibyo nabatangariza. Ariko duhereye intandaro dore Gisagara niwe wateje ibyo bibazo byose. Igihombo cyacu ni kishi cyane, kubera ko harimo abantu bagiye bafata, hari abantu bagiye bagenda baguza, hari abagiye bagenda bajya mu mabanki, kuko hari umuntu uzana baro akayizana akayisohora hano, nkakwishyura 700 byanjye, 300 byanjye, 200 byanjye, urumva ko nanjye mba nayagushe cyangwa nayavanye n'ahandi. Ibaza rero kuba bafasha abantu hafi 3,000 byose, bakaba bafashe imitungo yabo yose bakaba bayirunzemo hariya, urumva icyo ni ikibazo gikomeye, ni kwa kudusubiza inyuma. Babinaze hariya handi yagiye ava bya bisambo cyangwa akava n'uyu nguyu, byatumye biba ngombwa akabifatamo akabijyanaho kandi ntabyo yaranguyeho. Ariko urumva ko byatejwe n'ibyo bibazo by'abo bayobozi. Uko byagenze nange muri make iri soko nzanzwe ndi umucancuro wo muri iri soko, abaturutse muri Kongo baraza ngabarangurira, nange namara kurangura ngagira utengashira hari. Ubwo nari maze kurangura rero twaje twumva ngo polisi iraje, buri wese yiruka ari gukizaye. Ariko byagenze aho kwanza imbanuka nabaye yabereye aho ngorera ngewe
ni ukuvuga ngo yaje abantu barirukanga barapakira abapolisi barapakira imodoka irajwigira cyane iruzura cyane imaze kuzura cyane ubwo noneho ubwo umupolisi bambaye umushoferi ajyamo agiye gutwara ibintu biranga imodoka isubira inyuma imodoka igisubira inyuma abantu benshi abangirije bamwe bapfuye abandi bafite inkomere birakomeye cyane bakimara kubona abaturage bigenze gutyo bateye amabuye bafashe amabuye baratera bakimara kubona abantu bangiritse bateye amabuye bakimara gutera amabuye polisi nawe iyo nta kindi yakoze yarashe ikimara kurasa kwamura abaturage ngo birukange kuko bari nyine urabona abaturage bangana gutya bafashe amabuye ni ikibazo ubwo rero inkomere bazijyanye kwa muganga natwe turahungabanye gutya muri make icyo dukeneye mbese muri make icyo dukeneye iri soko kuko iri soko rirazwi ni mpuzamahanga dukeneye badushakira umushoramari wo kuriyobora nibona ngombwa natwe tuba mu bantu binjiriza igihugu tuba mu bantu binjiriza igihugu kuko ni kuvuga ngo niba ibintu byaturutse mu mupaka bitafatiweho basi bahereza uburenganzira ibigeze muri iri soko ryacu kuko rino soko riremwa na benshi riremwa n'abaturutse za Kigali abaturutse mu nce zitandukanye none ngubu umuntu upfiriye hariya cyangwa akagira ibibazo hariya kandi yiturukiye Musanze ataturutse mu mupaka si ikibazo ubwo rero icyo tukeneye baduha uburenganzira ku bintu biba byageze hariya kuko hano hari indusha nyinshi zihabonera icyo kurya leta itabasha kugira ngo ikemure ibibazo byayo bose twese ntabwo ariko yatugaburira kandi turi abanyabibazo twese mudufashe rero mutuvuganire niba ngombwa mudushakira rwiyemezamirimo ku bintu byageze muntu amenye ngo ni ndogeze mu isoko nibirangiza biba ngombwa natwe twinjiriza igihugu hari n'ababuze abana babo hano hari umugore ugira ukuriye ati umwana wanjye yabuze ubwo rero nkatwe tutajya mu mupaka tuba tubirenganiramo dutunzwe na hano hagati mu gihugu abavuyemo iyo mu mupaka bakatuzanira akazi tukabona akazi ubwo rero ni ukuvuga ngo uwo batafatiye mu mupaka basi bagiye baduha uburenganzira bwacu kuri nk'abo ngabo hari abapfuye nk'uko ndi kubyumva hari abakomeretse murabasabira ikibuno bari abantu rero ni imbanuka yaje kuko n'abari abantu ubwo bari baje gufata ntabwo bari biteguye ko hari haraza kuboneka amaziriya mbanuka ubwo rero nyine nk'inzego z'ubuyobozi ubwo nabo baragira uko babagenza kubera kuko byagenda kose n'ubundi uyu mutekano muke uturutse n'ubundi ku buyobozi abantu kuba bapfuye biturutse kuki ku buyobozi ni ukuvuga ngo murasaba ko ibintu bishyirwa ku murongo mukamenya bishyirwa ku murongo rino soko rimenyekane kuko n'impuzamahanga niko baryita ndakeka nta n'isoko riremwa ngo ari rino soko ryacu iri soko riraremba bagira aho barihereza yemwe mutuvuganire bigira no ku rwego rw'igihugu rwose dukomere ibintu birakomeye urakoze cyane kuko benshi turahombeye ngubu ndago turonka kugura ibishoro ariko se wamugani nkawe ko uvuze ko wari umaze kurangura uhombye nkangahe nganjye kandi ntabwo nakubesha 52,000 byose biragiye hano naribaza kurangura ndanguriye umuntu wavuye igoma ngubu nkanjye ndahombye pe kandi umucyanjuro mfite umwana ndera ni ikibazo muvyeyi twari turi gucuruza ingweto tubone polisi iturutse ruguru ku myenda ikigera ku myenda abanyamyenda barirukanga bamaze kwirukanga n'ingweto zose barirukanga bageze ngiyo hepfo imodoka baraza barayipakiza wayipakije yuzuye hejuru uri gupakiza nawe ngaha nyine inyuma yayo ndabwo bari basize amabuye imodoka iratoromboka ikubita umumama ikubita umwe munsi y'ingweto n'umuhungu wari uri hejuru nawe iramukubita dusanga abagore bari kuzamba aho ngaho abapolisi batubwira ngo tugende kubareba ahubwo bahita barasa hejuru turagenda gutya banze ko tujya gutabara bahita barasa hejuru nako turirukanga rero bitewe n'ubwoba bw'amasasu turiruka none nkawe wari uhari abantu bahitanwe n'iyo modoka bangana gute ugereranyije je nabonye ku bantu bane ariko hararo n'umumama wari utwite yaje iramukubita agwa ngiye hepfo bacuruza ingweto z'MVIP none ndukumva amakuru ngo amaze no gupfa n'umuhungu wari uri hejuru nawe yatemze hari n'umwana wabasaruye hano ikiboro cy'igisebe nakundo arari igisebe kinini dufite ubwoba bwa danje ese none nibakwambere twari kuja kwiga twari kuja guha udukweto none kandi ugasanga ejo bundi baraza ngo mutange mituweli umuntu aracuruza n'ibyo acuruje baje babitware none bazatanga mituweli bigiye gute turifuza ko mwatuvuganira rya soko tukongera bakongera bakabisubizaho kaje turaza gucuruza neza nese tuvagira mu kibaya aribo baduhaye inzira none ibintu bijabaza bigere nabo gasoko babitware aribo baduhaye inzira none bibanyuragaho gute abaye nyine tuje hano hari agasoko ka mangu
twagiye kubona tubona haje imodoka ebyiri, imodoka ya bikapu y'umweru irimo abapolisi n'iy'umurenge yiriya y'isuku, birazana imodoka ebyiri zaje, igeze hano ku gasozi ko kwa Rurandemba barahagarara bavamo, harimo n'ingeragutabara baragenda, ariko abantu bari birukanze bashwiye imishwaro birukanze, imodoka iragenda ya bikapu ziragenda zihagarara ku kigega, zihagaze ku kigega abo izo ngeragutabara zifata ibintu nyine bari basize bashyira mu modoka, maze gushyira mu modoka, ya modoka twagiye tubona isubiye inyuma iramanuka ihitana abantu bari hehe epfo, ntabwo yibenuye yakomeje kumanuka isubira inyuma cyane, ariko ni nk'iyari yacitse fili, nta muntu wari urimo usibye ingeragutabara yari irimo, niba harimo umushoferi imbere wari uyitwaye ntabwo tubizi ko ntabwo twahegeye, kuko njye narindi kure kugira ngo turebe, nyine ni ahantu hahanamye, aho twari turi kurebera ni kure. Icyabaye nyuma y'uko isubira inyuma, bageze aho ngaho nyine haza inzego z'umutekano, abantu barirukanga barabakubita baragenda, ariko amakuru twumvishije yuko nuko hari abantu ngo bakomerekeyemo, ariko bitewe nuko twari turimo twirukanga abo bantu ntabwo twabashije kubabona, usibye umuntu umwe twabonye bajyanye kuri moto. Uko bisa kose nyine wabonaga ari nka Reveni, kuko ngiye mu byonzi iyo modoka ntabwo nabonye iriho ikirangantego cya Reveni, ahubwo nabonye ari bikapu, kuko na purake ya Reveni iba yanditseho gurupe, nyine ubona yuko ari iya leta. Niba ari iya leta niba atari iya leta ntabwo mbizi, ariko icyo nzi cyo ni iya leta, kuko harimo inzego z'umutekano. Nk'abaturage mwabonye ibyo ngibyo, ubu ngubu murumva muriyumva gute? Twebwe tukumva yuko nyine ko bareba ubutabazi, kandi n'iri soko hari amafaranga ajya atangwa ngo ya buri munsi y'isuku, ariko bakareba wenda natwe bakaduhereza uburenganzira tugacuruza. Ukubona hano Kanembwe abashaka gucuruza bakahacuruza, kuko Kanembwe nta soko rihari, ariko rino soko niho babazanye, ubundi ni isoko abantu bose barariza, ari abanyakigali baramanuka, Muhanga baraza, inzego zose mu nzego z'igihugu hose baraza bakaza guteranira ahangaha. Kandi ikindi umuntu yasaba, ibi bintu ngo binyura mu mupaka, niba binyuze mu mupaka hari inzego z'ubuyobozi ziba zatambutse ziba zabanyuzeho, ntibabifatira aho ngaho, ahubwo bagera mu isoko akaba aribwo baza gutezamo akavuyo. Icyo ni ikibazo kitubangamiye cyane. Ubwo polisi n'inzego z'ibanze zari mu gikorwa cyo kurwanya magendu, muri icyo gikorwa bafashe baro 20 z'amagendu. Abaturage bari aho ngaho hafi bagerageje kurwanya icyo gikorwa, mu kukirwanya inzego z'umutekano, polisi basha kurasa hejuru mu rwego rwo kugira ngo itatanye abo bantu. Abaturage bagerageje kurwanya inzego zari muri icyo gikorwa bagamije kugira ngo babambure ibyo bicuruzwa bitemewe n'amategeko, ariko noneho banabasha kubatera amabuye, basha gutera inzego z'umutekano zari mu kazi amabuye, ndetse bagerageza no gusunika imodoka ya polisi. Ngira ngo mbabwire ko ibyo bikorwa byo kurwanya inzego z'umutekano ndetse n'iz'ubuyobozi bitemewe. Icyambere umuturage akwiye kumva, magendu ni igikorwa kitemewe, ni igikorwa mu by'ukuri kimunga ubukungu